nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro The Secret Friend. Ubushize twabagejejeho inkuru ya Kalisa na Sara agace ka mbere. Uyu munsi bararikiye gukurikirana aka gace ka kabiri, aho Kalisa na Sara bafashe umwanzuro wo kujya iwabo wa Sara kugira ngo bababwire ko amafaranga miliyoni yose bayikoresheje. Mwibuke ko Sara yari yatse amafaranga iwabo ababwira ko yabonye ikigo kandi ntacyo yigeze abona. Mu nzira Sara na Kalisa bagenda, ariko nkomeje gutungurwa cyane pe. Ibintu wankoreye ko bitangaje, ko wagira ngo ni marayika nahuye nawe. Ntabwo niyumvishaga ukuntu nshobora kwivuza pe. Umuntu utagira ababyeyi, umuntu uba naratunguwe cyane. Gusa Imana igira inzira nyinshi inyuzamo pe, maze kubibona. Gusa wanyeretse urukundo rutangaje. Ntacyo nakoze pe. Erega ni ngombwa gufasha umuntu ubabaye, kuko nubwo aba atari inshuti yawe ugomba gufasha umuntu ubabaye. Aha, nibyo koko gufasha umuntu ubabaye ni ngombwa, ariko abantu benshi usanga bafite n'ubutunzi ariko ukabona utamukeneraho ubufasha. Gusa naratunguye cyane, we waranyitangiye cyane birenze. Ahubwo numva mfite ubwoba pe. Ubuse turabibwira gute mu rugo koko? Iwanyu ari ubwa mbere mageze. Sinzi ukuntu bari bubyumve pe. Ubuse amafaranga yabo twazayakurahe ngo tuyabishyure? Ubuse ntibukwesha, sinzi ukuntu bari bubyumve ni ukuri. Ntugire ikibazo, kuko mu rugo ni abantu beza kandi bumva ikibazo cy'umuntu. Aha, mama aca bugufi, papa nta kibazo, kandi cyane no kubabwiza ukuri, tukababwiza ukuri ukuntu byagenze. Yego ni ibintu bigoye, ariko ntabwo babura kubyumva. Reka nabo ni abantu. Yego koko ni abantu, ariko si ubwo. Reba nawe umaze ibihembwe bibiri byose utiga. Ubuse ku ishuri ubu ni ugusibira. Wenda njyeweho nari mfite ibibazo byanjye, ariko si ubu wowe koko wenda iyo ugerageza ukajya upfa kujya kwiga, ko se n'amafaranga wari bujye wishyura n'undi ko wari wamaze kuyantangaho. Waranyitangiye birenze pe. Ni ngombwa gufasha umuntu ubikeneye ko afashwa, kandi nta no gukwiriye kumushimira kuko agira neza wigendera. Ntabwo nzabyibagirwa neza ungiriye. Mva ko abantu bagirirwa neza bakabyibagirwa. Njyewe ntabwo nzigera mbyibagirwa pe. Siko umuntu agirirwa neza n'uwo atatekerezaga koko. Umwana ungana nkawe. Mba numva ngo imiryango y'iwacu dufitemo abakire, ariko umva nta nubwo ni ukubumva amazina gusa. Natunguye cyane no kubona mfashwa n'umwana nkawe. Cyakoze kugira inshuti nziza buriya ni byiza. Ubundi si ubu ntitwenda kugerayo we? Nyine tugezeyo, gusa ntugire ikibazo, nzi ko ari bugende neza. Dore ndabona na mama akingura. Sara na Kalisa bageze iwabo wa Sara. Ese biragenda bite? Barasuhuza, urabyumva. Iwabo barabona Sara azanye n'umuhungu, noneho aje no kubabwira indi nkuru. Ese barayumva bate? Sara arasuhuza. Mwiriwe mama. Mwiriwe mwana wa. Mwirije ikeze? Byose birahari pe. Urabona mbazaniye n'umushyitsi. Uyu mushyitsi se nuwahe ko ntamumenya? Mama nyine n'umwana twigana, gusa nyine narimuzanye, hari ibyo nshaka ko tuganira.
ngaho nimujye mu nzu ndaje tuganire. murakoze. Sara na Kalisa binjira mu nzu bategereje mama wa Sara ngo aze baganire. Sara yibaza aho ari bumuhere ariko afite kwizera ko ari buze kubyumva kandi neza, kuko iwabo bajyaga bafasha abantu benshi batandukanye. Gusa impungenge yari afite nizo kumusobanurira ukuntu amaze ibihembwe 2 byose atiga kandi yarabyukaga agenda. Sara na mama we baganira. Ngaho se mwana wa mbwira iyo nkuru nzaniye, ngaho mbwira ndabona mugutse. Mama narinzanye inkuru usibye ko atari nziza, gusa nyine mungire ikigongo mumbabarire ku makosa yose nabakoreye. None yanga amakosa? Mbese mwana wawe wadukoreye ibiki? Ko uri umwana mwiza, ko hari ikintu wakosheje se? Nubakoshereza rwose ariko mumbabarire, nta nubwo nabyumva rwose ko ntagira mumbabarire, bitoroshye ko nabibabwira ariko mumbabarire. Reka narababeshye mama, narababeshye rwose mumbabarire. Ugeze naho kurira? Ngaho cece kumbwira ko najya nkubona urakaye se cyangwa ubabaye, ujishijwe n'iki mukobwa wanjye? Ngaho cece kumbwire pe. Mama nyine cyagiye nari nabwiye ko nabonye ikigo, ntacyo nari nabonye, ahubwo iki amafaranga twaguhaye se ushatse kuvuga ko utari uyajyanye ku kigo? Niko ubwo burara waba warabukuye he? Nanjye nkirirwa nkushyigikira ngo umwana wanjye ngo nta kibazo, n'undi papa wawe yarabimbwiye ambwira ati umwana duhaye amafaranga miliyoni yose tutarajya kureba ikigo yigaho, ati se byaba ari bya bindi by'abana wenda ikigo atari n'ikigo cyiza. Yewe ati n'ubundi wa mwana we ubu se koko iso ndabimusobanurira ngo iki? None se aya mafaranga wayashyize he? Waba yarajyanye mu ngeso mbi? Oya mama, ntabwo yajyanye mu ngeso mbi, ahubwo umwana ni inshuti yanjye kandi akwiye ko twigana. None se kuba ari inshuti yawe bivuze iki? Amafaranga niba mwigana wayajyanye kwiga he nimba nta kigo wari wabonye? Mama ntabwo byoroshye kubasobanurira, ariko musanzwe muzi ko ngira impuhwe nyinshi no gufasha. Uyu mwana rero twariganaga mu kigo, ari umuhanga, yego nyine dukurikirana, nawe kuwa mbere akaba uwa kabiri. Mama twarasobanuriranaga, akansobanurira nanjye nkamusobanurira ibyo numva. None si ibyo bihuriye hehe n'iby'amafaranga? Amafaranga miliyoni wajyanye wayijyanye he? Bihuriye he n'ibyo ngibyo? Nyine mama, uyu mwana yaje kugira ikibazo, namubwiye uko mureba ahangaha, nta mubyeyi afite, nta se, nta nyina, nta bavandimwe, uko mureba ni uko nguko, ni wenyine nta muntu umwitaho. Ubwo rero igihe nababwira ko nabonye ikigo, umwana yaje kugira ikibazo, ararwara amaso nyine, biba ngombwa yuko bajya kuyabaga hanze. None se yagiye kwivuza hanze? Mama yabuze ubushobozi kandi nta muryango afite, nta n'umuvandimwe afite, ari we wenyine. Ranjye nibwo nazaga nkabeshya kwa kundi bari bamuciye miliyoni, turangije nyine ndanyamuha ajya kwivuza. Nicyo ngicyo amafaranga nayakoresheje, ariko ndabasaba imbabazi. None se ibyo wenda tutarabijyamo,
ndumva ibyawe bidasobanutse ariko se ko wamutangiye miliyoni ko ariyo twaguhaye ku ishuri hariya wigagaho ko tubwiye ko ikigo utakibonye hariya wigaga wishyuye iki? mama ntabwo nigeze njya ku ishuri, ibihembwe buri byose. uvuze ngo none se ko wabyukaga ugenda ntabwo wigeze ujya kwiga? mama ndakubwiza ukuri kuko n'ubundi nsanzwe mubwiza ukuri, ntabwo nigeze njya ku ishuri. ubwo se wirirwaga buri gihe nabonaga ugenda, dore amezi abaye 6. none se wirirwaga hehe? ubu se ugiye gusibira niko urumva utaragiye mu mico mibi? ntabwo nigeze njya mu mico mibi, ahubwo hari umwana nyine nagendaga yararangije kwiga, ubwo nyine bamwereka ibyo twize kuko wabizi ko ari n'umuri yarazi n'ubwenge, akansobanurira amasaha yo gutaha yagira. none se kuki utatubwije ukuri? ubundi uyu mwana ntitwari bumufashe. iyo utubwize ukuri ugakomeza ukiga, ubu se ntugiye gusibira mwana wawe? ariko ubu si so ndabimubwiza ikigoko, ndamusobanurira nteko miliyoni yose twayitanze tukayiguha ukayijyana, noneho ukaba utaranagiye no ku ishuri kandi ubyuka ugenda. ndamubwiza iki ko utari wagiye mu ngeso mbi koko? koko iso ntaratwicana? nyine mama umunsabira imbabazi cyane kandi mbabarire. aha wa mukobwa we, sinzi ibyawe pe, simbizi. nuko mama wa Sara agera haramwumva, ariko asigarana ikibazo cy'uko ise atari buze kubyumva. ndabashimiye abakunzi b'ikiganiro The Secret Friend mugezwaho na Prophet Fulgence, mbararekera gukurikirana agace ka 3 ka Kalisa na Sara. Imana ibahe umugisha.